Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Igitondo cyiza kuri mwese abankurikiye, mbifurije umugisha w'Imana. Nitwa Rushamba Bernard, umupasitori muri paruwase ya Nyagatare, Eglise Anglicane. Igitondo cy'umugisha nanone twongeye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana, ngira ngo rigire icyo ritumarira uyu munsi. Kinzanye ni ukubabwira ko muri Yesu hari ubundi buzima, kandi mbahamagarira kugira ngo tugire kwizera kurangiza ikibazo. Hari ubuzima tumenyereye kubamo, ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo muri Yesu hari ubundi buzima. Tugiye rero gufatanya gusoma ijambo ry'Imana. Ndaza gusoma mu bitabo bibiri bitandukanye. Ndasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 5, nze gusoma no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11. Ndasoma imirongo migufi, ntabwo ndi butinde cyane, kandi muri byose ndabifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza. Dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19, twubahiriza gahunda zose Minisiteri y'Ubuzima idukangurira gukurikiza. Rwose mbinginge ibintu tubikuye ku mutima, tubikore kandi tubikunze, maze twinginge Imana kugira ngo nayo ikore umurimo wayo, ariko twumviye icyo dusabwa, kuko abakristo icyo duhamagarirwa ni ukumvira abatuyobora. Imana rero idufashe. Reka dusome aya magambo mu icyo gice cyo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, hanyuma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ndakoresha Bibiliya yera. Yezu akiza umugore urwaye, azura n'umwana. Hanyuma Yezu ajya mu bwato asubira hakurya. Imbaga nyamwinshi y'abantu yongera guteranira aho ari ku nkombe y'ikiyaga. Haza umuntu witwaga Yayiro, wari umwe mu batware b'urusengero rw'Abayahudi. Abonye Yezu aramupfukamira, aramwinginga cyane ati, umukobwa wanjye arenda gupfa, ndakwinginze ngwino umurambikeho ibiganza kugira ngo akire ye gupfa. Nuko barajyana. Yezu aherekezwa n'abantu benshi, bagenda bamubyiganaho. Muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Yarababaraga cyane biturutse ku baganga benshi yivujeho. Ibintu bimushiraho, ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo arushaho kumererwa nabi. Yumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, araza aca mu kivunge cy'abantu, amuturuka inyuma, akora ku mwitero we, kuko yibwiraga ati, ninkora ku myambaro ye ndakira. Amaraso ahita akama, maze yumva mu mubiri we akize ya ndwara. Yesu nashimwe cyane. Kadusome no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza
nuko bari bagufitiye. Umurongo wa 8. Kwizera nicyo cyatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yatekerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekerezaga ko yasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose. Umurongo wa 17. Nanone kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Twizere nk'Aburahamu, dusenge nka Daniyeli, twihangane nka Yobu, nibwo ibyo byose tuzabyongererwa. Data, ndagushimye mwami w'ijuru n'isi, ngushimiye imbabazi zawe zitarondoreka, ngushimiye kugira neza kwawe kuturehereza ku kwihana, ngushimiye byinshi byiza utugirira kandi waduhaye. Ikiruta ibindi, ngushimiye umwana wawe watambye w'ikinege ku bwacu abanyabyaha kugira ngo dukire, kandi muri we hari ubuzima buzima. Iki gitondo ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera atugenderere aho turi hose, abanyumva muri iki gitondo n'abazanyumva ndetse n'abazumva iyi nkuru iturutse ku bandi. Umwuka wawe wera azabafashe kugira kwizera kurangiza ibibazo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo icyatumye abakera abo bose ngo bahamwa neza nuko bari bafite uko kwizera. Iki gitondo ukundememo gukwiriye, kandi ukureme no mu banyumva, kugira ngo ibibazo dufite birangirire muri Kristo Yesu. Mbisabye nizeye ko ubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Yesu ashimwe. Uyu munsi twagombaga guterana, niko twari twabibwiwe. Amakuru ahinduka igihe kigiye, abari bubyumve ndabasaba kubyihanganira, kandi ntimushyireho komanteri, mu byakire kandi neza. Ariko tugumane kwizera yuko iki kibazo kizanarangira, tugaterana nk'uko byari bisanzwe. Cyane cyane ijambo nari nanateguye kuvuga kuri uyu munsi mu butumwa twari busangire kuri uyu munsi twateranye, ntabwo ari ryo mpawe kuvuga muri iki gitondo. Maze kumva iyo nkuru nasabye Imana, ndavuga ngo Mana, nari nateguye urabizi, ariko ndakwinginze kugira ngo icyo wumva
ushaka bari cyo ntuma ku bwoko bwawe. Muri iki gitondo mbyutse mpabwa aya magambo yo kubabwira ngo muri Yesu hari ubundi buzima, kandi bahamagarire kwizera kurangiza ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nzi ikibazo cyawe, igihe ukimaranye, sinzi ubuzima ubayemo, sinzi ibikurushya ibyo ari byo, ariko icyo nkwingingira mu izina rya Kristo Yesu, dusangira aya magambo, ndagira ngo dusubire kuri iyi nkuru gatoya yo muri Mariko 5, umurongo wa 25 niwo ngiye guheraho. Uravuga ngo muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Yababaraga cyane biturutse ku baganga benshi yivujeho. Ibintu bimushiraho ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo arushaho kumererwa nabi. Yumvise ibyo bavugaga kuri Yesu. Haleluya. Iri jambo niryo nashakaga cyane. Yumvise, nta nubwo yari yarigeze abona ibyo Yesu akora, ariko yumvise inkuru. Iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, mu butumwa bwiza uko ari 4, nicyo kivugwamo ibitangaza byinshi Yesu yakoze. Haraho ntituri bujye mu mpamvu zabyo kuko dufite n'umwanya muto, ariko mu butumwa bwiza uko ari 4, ubwanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, ni nacyo gitabo gifite ibice bigufiya rwose, gifite ibice 16 gusa, ariko nicyo gitabo kirimo ibitangaza byinshi Yesu yakoze. Uyu mugore rero wari umaze imyaka 12 arwaye. Navuze ngo we sinzi iyo umaze urwaye, we sinzi iyo umaze ufite ikibazo, we sinzi iyo umaze, ariko iyo waba umaze yose n'ikibazo waba ufite cyose, ndatekereza ko iyi ndwara yo kuva ku imyaka 12 yari kanseri. Yo muri nyababyeyi, yari uterine cancer cyangwa se y'inkondo y'umura, yo bita cervical cancer mu ndimi z'amahanga. Niko ntekereza, kuko nta muntu ushobora kuva imyaka 12 yose. Icyo tubonye nuko yari indwara idakira, ngo yari yaragerageje kwivuza ku baganga benshi, atanga ibyo yari afite, bigeze igihe bimushiraho, ngo ariko ntibyagira icyo bimumarira, akomeza kubabara. Hanyuma ngo araho yumva ibyo bavugaga kuri Yesu, araza aca mu kivunge cy'abantu, amuturuka inyuma, akora ku mwitero we, kuko yibwiraga ati ninkora ku myambaro ye ndakira. Bwana Yesu asifiwe. Yagize kwizera kumubwira, kubera ko yumvise ibyo bavuga kuri Yesu, aravuga ati iki kibazo cyanjye Yesu arakirangiza. Arabyizera, abyiremamo, agira kwizera kurangiza ikibazo. Bakristo bene data, nagira ngo mbinginge, nabanje kubahenda ndababwira ngo mureke rwose twubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima yose idusaba kugira ngo twirinde iki cyorezo. Ariko mu mutima wanjye icyo ntemera, icyo ntazemera, ikimbabaza nkumva kirambabaje kiranshenguye, ni ukumbwira ngo iki cyorezo twitoze kubana nacyo. Ntabwo nakwitoza kubana n'ibibi, nzakora ibyo bambwira byose, ariko nzabwira Yesu mubwire ngo iki cyorezo gikureho, kandi mfite kwizera, kandi kizavaho. Nagira ngo ibyo mbibahamagarire. Bibiliya iratubwira ngo abizera turabuzukuru ba Aburahamu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. None tubonye ngo Aburahamu arabwirwa ngo nave mu gihugu cyabo, niko mu itangiriro havuga ngo va mu gihugu cyanyu, usige bene wanyu, usige inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ngo ahaguruka kubera kwizera Imana gusa, kuko yizeraga ko iyavuze izanasohoza.
Yesu nashimwe cyane. Ikintu gitumye ibibazo tugira bitarangira, ikintu gitumye duhora mu bintu ugasanga umuntu afite indwara y'uruhererekane. Dufite za rubaga impande za banyogokuruza, dufite za sima zikomoka iyo ngiyo, siyansi iravuga ngo izo ngo ni indwara ngo z'uruhererekane, ngo zitajya zikira, zigenda mu maraso, genetical diseases, ziri hereditary. Hari abafite ibisazi bikomoka iyo ngiyo, hari abafite ako karande kose. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorinto rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 17 ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya mbere bikaba bishize. Yesu nashimwe cyane. Ni gute naba muri Kristo Yesu hanyuma nkakomeza kurwara sima yo kwa basogokuruza? Ngo barambwiye igituma duhora muri ibyo nuko twanze kugira ibyo tuvamo, twanze gusiga urungano, twanze gusiga abo tuvukana, twanze gusiga imitekerereze idahinduka. Nibyo bakubwiye, siyansi niko yabivuze, niko bigomba kugenda. Hari ibyo bita muri economics bise ngo ni vicious circle of poverty, ubukene bw'uruhererekane. Ngo sekuruza yari umukene, sekuru aba umukene, isaba umukene, n'umwana azaba umukene, n'uwazabyara azaba umukene. Ibyo ngibyo mu izina rya Kristo Yesu bivaho. Iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya ari muri Kristo, ibyo birahinduka. Ndibaza ko dushobora kwakira ibibi, umuntu akavuga ngo tuzahorana nabyo kubera ko abantu bavuze. Oya, nzagumana icyo Imana yavuze. Ariko ibyo abantu bavuze ntabwo nabyemera, sinshobora kubyemera, kubera ko nzi ko muri Yesu hari ubuzima, hari ubundi buzima bunyuranye n'ubwo tubayemo. Uyu mugore ngo aribwira mu mutima we, yumvise ibyo bavuze kuri Yesu, aravuga ati ngomba gukira. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo yatanya mu bantu, ntiyita ku rimwe na rimwe. Hari nubwo dutinya ngo abantu baraza kuvuga iki, abantu baraza gutekereza iki. Ariko bakristo ba Nyagatare yenda bakurebo ntibanzi, ntituziranye, ariko mwebwe tumaranye iminsi dukora ibintu, dukoresha ijambo ryoroheje cyane. Dusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorinto, rivuga ngo Imana yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ko tumaze iminsi tujya mu bupfu bw'ibibwirizwa ibintu bigakora, none twabaye dute? Byagenze bite? Nagira ngo mbibutse rimwe igitondo kimwe uko twubatse rya rusengero, mbibibutse bitume mumenya neza ko dufite Imana ishobora byose. Ejo hari umuntu wambajije ngo amafaranga twayakuye, arangije yongeraho ngo turabakire. Ndavuga ngo Imana niyo nkire kandi sinibiyuzuye ni ibyayo. Ndavuga ngo yatanzwe namwe. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo mbibutse igitondo kimwe turangije kubaka fondasiyo, tugiye kuri kariya gasozi, buri muntu wese ahagaze mu nguni, turavuga ngo tuzamuye inkuta mu kwizera. Inkuta zirazamuka, zimaze kugera aho zigomba kugera, ikindi gitondo tujyayo mu bisazi, ubupfu bw'ibibwirizwa. Turahagara turavuga ngo duteze igisenge kijyaho. Tubirangije dusubirayo, turongera turahagara turavuga ngo dushyizeho amabati ajyaho. Uko kwizera kwarapfuye muri mwe. Iyo Mana yakoraga ibyo ngibyo, twabwiraga mwaretse tukongera tugasara ibyo bisazi, tukabwira korona ngo turakurambiwe vaho, tukabwira kanseri zitumazeho abantu tutivaho. Ikibazo dufite nababwiye ngo nuko twanga gusiga. Hari ibyo twanga gusiga, hari ibitekerezo, hari kamere tubamo twanze kureka. Ariko ngo Aburahamu asiga bene wabo, asiga inzu ya se, ava i Mesopotamiya mu gihugu cy'uburumbuke, igihugu kinese. Abize amateka, Mesopotamiya ni hagati y'imigezi ibiri, uwo bita Tigiri na Ufurate. Mu Cyongereza bayita ngo the fertile crescent. Ahantu harumbuka hera. Aburahamu arabwirwa ngo haguruka ugende ujye i Kanani mu butayu. Arahaguruka
agira ibyo asiga, ariko muri uko gusiga agira ibyo abona. Ariko yari afite iki? Kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritumwe ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo muri iki gitondo mbahamagarire kugira kwizera kurangiza ibibazo. Uhaguruke utitaye ngo hashize imyaka ingahe, iki kibazo nkibanye gute, muganga yaravuze ngo iyi ndwara ntikira, kanseri ntikira. Oya, kanseri irakira. Muri Yesu hari ubundi buzima. Haleluya. Muri Yesu hari ubundi buzima. Nagira ngo uyu munsi mbabwire ibyururutse imitima, mbabwire ngo ibi ngibi abantu iyo bamaze gushoberwa aravuga ngo niko Imana yabishatse. Oya, ntabwo ariko Imana yabishatse. Uko nguko ubayeho kubi nuko Satana yabishatse, aranje bigutera mu mutwe, urabyumva n'abandi barabikubwira, urabyakira. Ariko icyo Imana ishaka nuko tugira ubuzima bwiza. Aho mbihera, ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ngo ubwo itimanye umwana wa, haleluya, ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ntabwo izabura kumuduhana n'ibindi byose dukeneye. Ntabwo Imana yashaka kumera nabi ngo ibe yaratanze umwana wayo. Kandi ngo umwana wayo, Yohana arabivuga ngo icyatumye yerekanwa, icya mbere ngo ni ukumaraho imirimo ya Satani. Ubwe nawe muri Luka 19 ariko Zakayo yaravuze ngo icyazanye umwana w'umuntu ngo ni ugushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugore aribwira igitondo kimwe, atitaye ku myaka 12 ngo aribwira mu mutima, yumvise gusa amakuru ya Yesu. Nagira ngo unyumva muri iki gitondo utitaye, yaba ari umwana urwaye, yaba uri mu bitaro, yaba ari umubyeyi wawe, utitaye ku myaka ishize, utitaye ku ndwara iyo ariyo, utitaye ku kibazo icyo ari cyo, ibyo bakubwiye ntabwo ari Imana yabivuze. Iki gitondo nababwiye ngo Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo muri Yesu hari ubundi buzima. Yesu nashimwe cyane. Uhaguruke ubyirememo, ugire uko kwizera, uvuge ngo muri iki gitondo iki kibazo mu kwizera kiveho mu izina rya Yesu, kandi kiravaho. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya tubwiye ngo icyatumye abakera, hari korari yigeze kuba Gisoro, ejo bundi narabyibutse, sinzi ukuntu natekereje kuri ikibazo. Hari abantu twaganiraga, idusanga igahene habaye convention, iririmba indirimbo ejo bundi inzamo, ntabwo nayifashe yose, ariko harimo igitero kivuga ngo twaje kuburana imbago za basogokuruza, ngo twamenye neza aho zari zishinze, ngo ntabwo Satana yakomeza kuzishingura tureba. Haleluya. Bakristo bene data, abizera turabuzukuru ba Aburahamu, ngo Aburahamu afata inzira abwiwe n'Imana, ajyana Isaka, kandi ari we yari yabwiye ngo niwe uzakomokaho bazaragwa igihugu cy'i Kanani, ariko Imana imubwiye kumutamba ngo aramujyana, ngo kuko yizeraga. Haleluya. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga. Kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Kuko yibwiye, iri jambo ndagira ngo murikomeze cyane, umurongo wa 19 wo mu gice cya 11 cyo mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuko yibwiye yuko yizeraga yuko Imana ishobora kuzura n'abapfuye, kandi ijya ibikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo bene data mbinginge mbahendahende mu mwami wacu, tugire uko kwizera, tumere nk'uyu mugore, kwizera kurangiza ikibazo, apana kwa kundi ko gutekereza. Kandi nagira ngo nongere mbasomere irindi jambo. Nugira uko kwizera, ugafata umwanya wo kujya gusenga, usenge ufite uko kwizera. Nagira ngo mbabwire, hari ikintu kimwe nacyo gituma ibintu byacu bidakoreka.
Mana niba bishoboka iki kibazo gikureho. Oya, Mana niba bishoboka, Imana ishobora byose. Yesu ntashimwe cyane. Haleluya. Mana rwose niba bishoboka ndakwinginze. Oya, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ku Mana birashoboka. Yesu ntashimwe. Yakobo aratubwira mu gice cya mbere, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5, aravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge busaba Imana iha abantu bose itima n'itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Bakristo bene data bakundwa, nagira ngo mbinginge, nujya imbere y'Imana ufite ikibazo, nababwiye ngo Yesu yaravuze gusa ngo niyo wagira kwizera kungana n'akabuto ka Sinapi. Ariko nagira ngo mbinginge muri iki gitondo, babandi twafatanyije tugahagarara tugasara, tukarema inkuta z'inzu zigahagarara ingana kuriya, tukarema igisenge kikajyaho, tugahamagara Imana ikazana amabati. Iki gitondo nagira ngo munyemerere twongere dusare. Ibisazi bitica. Kandi mbabwire ngo kwizera n'umusozi uturanye n'indera. Kwizera ni ibintu ukora abantu bakagira ngo he is out of mind. Ntabwo atekereza, ngira ngo yasaze. Kwizera ni ugusara rwose, kubera ko kubwira abantu ngo Imana yazura umuntu, Imana yakiza umuntu kanseri, kandi kanseri izwi ko idakira. Imana yakiza umuntu asima iyo kwa sekuruza y'uruhererekane. Imana ntabwo abantu babyumva, ariko muri Yesu hari ubundi buzima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo tuve muri ibyo ngibyo by'akamenyero. Iki gitondo rwose ngiye no gusoza vuba, nagira ngo uhaguruke uhagararane nanjye. Imana ishobora byose yabwiye ijuru ngo nirijye hariya rikaba rihari, ikirere gihagaze hariya nta nkingi kigira kitarabonda n'umunsi n'umwe. Bibiliya tubwira ngo yashimangiye isi hejuru y'amazi, ntabwo igira igita, kubera ko byavuzwe n'Imana. Kandi yavuze ibyo ni Imana yo kwizerwa, ntabwo ihinduka. Ni twebwe duhinduka mu mitima, ni twe tunamuka, ni twe tugira kwizera guke, ni twe tuyibuza gukora. Yesaya 59 umurongo wa mbere iravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukiza, ngo n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo kunanirwe kumva ibyo tumusaba, ngo ahubwo ibyaha byacu. Nagira ngo icyo ngicyo muri iki gitondo unyemerere ibyagutandukanyaga n'Imana ubishyire ku ruhande, maze uhaguruke tubwire Imana ngo Mana, kwa kundi upfunyika amazi mu gicu cya rukokoma, kwa kundi wahuhishije umuyaga uturutse iburasirazuba ukajyana inzige, uhuhisha umuyaga uturutse iburasirazuba ukure korona mu isi, ukureho kanseri abantu barwaye, ukureho diyabete, ukureho ibi byose mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mugore ngo yatanya mu kivunge cy'abantu, aribwira mu mutima. Haleluya. Nkunda Bibiliya y'Icyongereza, iryo jambo riravuga ngo even I touch his cloak, even if I touch his cloak. Arabyibwira mu mutima, aravuga ngo ninkora ku gishura cye gusa ndakira. Ngo abikoze ako kanya ngo isoko irakama. Yari imaze imyaka 12. Icyawe kimaze ingahe? Gishatse kibe kimaze umaze uri mu buzima umaze ku isi. Ku kidendezi cy'Ibetesida yahakirijwe wari umaze imyaka 36 amugaye. Maze iki gitondo ugira uko kwizera, uhagarare, yaba umwana wawe umurambikeho ikiganza, yaba umubyeyi wawe, yaba wowe ubwawe urambika ikiganza aho wumva hababara hamaze iyo myaka, cyangwa icyo kibazo kizana imbere y'Imana, duhagararane tubwire Imana ngo turategetse mu izina rya Kristo Yesu. Iki kibazo kiravaho, kandi kiravaho, ndabyizeye kiravaho. Yesu ashimwe cyane. Nabwiye ngo nzakora byose ibyo bazambwira byo kwirinda.
abanzi n'ababizi barabizi ko nta tusha na gato. Niba mbwira kuvuga ubutumwa nambaye agapfukamunwa nzabikora, gukaraba ibindi byose ngomba kubikora, ariko icyo ntazemera mu mutima wanjye ni ukuvuga ngo nzabana na korona. Ibyo ntabwo nzabyemera, ibyo ndabibahakaniye kandi ndabingize ngo namwe mubihakane. Dukora ibyo byose duhagarare mu kwizera. Uyu mugore yaravuze ngo niyo nakora ku gishura cye gusa, ngo abikoze ngo isoko irakama. Yesu ashimwe cyane. Nta kiguzi atanze, yari yaratanze byinshi. Ibyo watanze byibagirwe. Iki gitondo haguruka, hagarana nanjye mu kwizera kurangiza ikibazo. Nababwiye ngo muri Yesu hari ubundi buzima butarimo indwara, butarimo ibibazo, butarimo amaganya, butarimo agahinda, ubuzima buzima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nibwo mbahamagarira muri iki gitondo n'ikimana yambwiye ngo mbabwire, mu byakire, mu byizere. Si indwara gusa. Nubwo bukene nahoze mvuga, bavuga mu economics, ngo iwacu ngo ntawiga ngo arangize, iwacu ntabwo bajya babyara, n'abamasenge ntibabyaye, uwabyaye benshi iwacu n'uwagejeje 2, abandi ndazivamo, abandi ntibarongorwa, abandi. Mu izina rya Yesu ibyo ndabihagaritse muri iki gitondo. Muri Yesu ibyo mbikuyeho. Yesu nashimwe cyane. Muri cyo turakarira ibibazo. Abantu be kwicara ngo bube bari fiyeri yo kubana n'ibibazo. Kubera iki se? Imana nizera ikuraho ibibazo. Ntabwo nabana n'ikibi rwose ngo nkemere, nzi ngo Imana nizeye ni Imana nzima ivuga bikaba. Iri jambo ngo icyatumye abakera bahamwa neza. Ejo nabwiye umuntu ngo abaguye bakatuvamo bakagenda Satani akabaheraheza, nta mwanya twafashe wo kubyanga, ahubwo twafashe umwanya wo kubacira urubanza. Nari narabibonye kera, ndetse biturutse imyitwarire ye nari mbizi ko azagwa. Oya, ntabwo biza akorera Imana, ntabwo bizi yitanga, ntabwo biza ari umunyamasengesho, ntabwo biza avuga ubutumwa. Ntubizi, wafashe umwanya wo kumuha Satani. Uyu munsi nagira ngo dufate umwanya wo kubambura Satani mu izina rya Yesu. None yararwaye, yaraheze, none yaraguye, twabuze uko tugira. Oya, Imana dufite ni Imana ishobora byose, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iki gitondo rero ndabahamagarira kugira kwizera nk'uyu mugore, kwizera nk'uko Aburahamu. Kandi ijambo ryatubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iki gitondo nimuhaguruke, ndabahendahenda mu mwami wacu. Mu izina rya Yesu twirukane ibibazo, twirukane karande z'ubukene, twirukane karande z'indwara, twirukane karande zo kugwa ku ziko, twirukane karande z'ubugumba, twirukane karande z'ibisazi, twirukane karande tuzikureho mu izina rya Yesu. Uhaguruke, uhagarare. Imana ntabwo ishaka benshi ngo habuze n'umwe uhagarara mu cyuho. Nimuhagararane nanjye iki gitondo. Nimutabyemera ndahagararana n'Imana, ndaba ntari jyenyine. Imana ntabwo ishaka majorite, kuko Imana ubwayo ni majorite. Ariko nabingingaga kugira ngo muri iki gikorwa cyo kurangiza ibibazo duhagararane. Tugiye gusenga. Mwene data ndakwingiza, aho urunyumva tera intambwe. Izo nzoga zakubase, tera intambwe, ufate gahunda yo kuva muri bariya, uvuga ngo ntabwo nava mu rungano. Ibyo biyobyabwenge wagiyemo, tera intambwe. Abantu bigira ku bandi ugasanga bizi ingeso mbi, ariko tera intambwe nk'uko Aburahamu yateye intambwe, agasiga se, agasiga umuryango wa se, agasiga bene wabo, akava mu gihugu cyabo, akavuga ngo nkurikiye iby'Imana ivuze. Haleluya. Tera intambwe, va muri ibyo, va mu mitekerereza ntibishoboka. Imana yacu ni Imana ya birashoboka. Va mu mitekerereza ntibishoboka, ntibishoboka ni ya Satani. Imana yacu ni Imana ya birashoboka. Iki gitondo ndaguhamagarira kugira ngo ibintu bishoboke mu izina rya Yesu.
twakire ubuzima buzima muri Kristo Yesu. Nababwiye ngo muri Yesu hari ubundi buzima. Haguruka rero dusenge. Rambika ikiganza kuri uwo murwayi umaranye iminsi mu bitaro. Rambika ikiganza kuri uwo nguwo mu bitaro bakubwiye ngo ntabwo azakira, ajya mu rugo utegereze gupfa. Uvuga ngo muri iki gitondo mu izina rya Yesu kira. Rambika ikiganza aho ngaho babara, hanyuma dusengane. Data, mu izina rya Kristo Yesu, Imana ikomeye, iki gitondo ndambuye ikiganza cyanjye cy'iburyo, ndavuze ngo uri Imana ishobora byose. Ntuhinduka, uko wari uri ni kuri iteka ryose. Ndambuye iki kiganza Kristo, icyawe gikore ku barwayi. Ariko ubanze ubaremere kwizera nk'uko nabigusabye mu mitima yabo, ntibishoboka ivemo, hajyemo birashoboka. Mu izina rya Yesu ndemye ubuzima buzima mu bantu, mfunguye inda zitabyara, nkuyeho karande zose, abagumiwe mu izina rya Kristo Yesu. Iki gitondo abakeneye abagore bababone, abakeneye abagabo babone, abakeneye abana babone, abakeneye amahoro bayabone, abakeneye gukira indwara bakire, ab'imyenda yananiranye yishyurwe, ababaga mu bukode bakaba bakeneye amazu. Mu izina rya Yesu tanga ubushobozi, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Mu izina rya Kristo Yesu ndambuye iki kiganza. Data, irukana korona mu isi, ubwoko bwawe bwongere buterane bufite umudendezo, abakuzi bagushime, abatakuzi bakumenyere ku bakumenye. Ndakwakiriye mu mutima wanjye, nakiriye imbaraga zirangiza ibibazo, nakiriye kwizera kurema. Rema ubugingo bushya muri jye, rema ubugingo bushya muri bene data, rema ibyiringiro bifite ubwo bugingo buzima muri Kristo, kugira ngo ubwoko bwawe duhaguruke iki gitondo tutiganyira, tutavuga ngo none bitakunda, ahubwo tuvuga ngo mu izina rya Yesu turategetse, ibibazo byose bigende, mazina ryawe ushimwe kandi rihimbazwe. Urakoze kumvise gusenga no kwinginga kwanjye na bene data muri iki gitondo, nsenze nshima ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.